abasore baje munsi y'umusaraba, abakobwa baje munsi y'umusaraba, abagabo baje munsi y'umusaraba, ababyeyi baje munsi y'umusaraba. Hanyuma rero tujye dukomeza duhimbarisha Imana ibyo dukora, ibyo tuvuga. Umubiri Imana yaguhaye ubuhimbarisha Uwiteka. Niba ari icyubahiro ugihimbarisha Uwiteka, niba ari ubutunzi ubuhimbarisha Uwiteka. Ibyo ngo binezeza Imana, bigatuma nayo ikubona nk'inkoramutima yayo. Imana y'amahoro, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Shimye uburinzi bwawe uyu munsi, shimye Mwami ko wongeye kuduha undi munsi wo kumva amagambo yawe. Shimye ko wongeye kuduha akandi kanya Mwami ko kwiga gusenga. Mwami mwiza rero, ndakwingingira kugira ngo imbaraga zawe zimanukire gukora muri iri sengesho tugiye kugira uyu munsi. Imbaraga zawe zize kumanuka muri iri jambo tugiye kumva uyu munsi, imitima yacu ize guhinduka. Nyiringabo Imana, ndakwingingira kugira ngo ubuntu n'amahoro bisabe Mwami mu bateze amatwi ubutumwa bwawe, bateze amatwi iri jambo ryawe. Reka rero Umwuka Wera amanuka aduha amatwi afungutse, aduha imitima ikangutse, tumenye gukuramya uko bikwiye. Aho rero Nyiringabo Imana, bari wowe uvuga ntabwo ari jye, ahubwo Umwuka Wera bari unyobora. Imbaraga zawe ziba arizo ziganza. Numvise Mwami Daniyeli ko yamaze igihe asenga, bagitangira gusenga Mwami ngo ibisubizo bye biroherezwa, maze ngo umutware w'Ubuperesi atangira ibisubizo byiwe. Nanjye ndakwinginze Nyiringabo Imana, ukingura ikirere cy'isengesho, ukingura ikirere kugira ngo Umwuka Wera amanukire aha hantu, kugira ngo Mwami tugisenga Umwuka Wera wawe asabagira aha hantu, maze Mwami ubutumwa abo buzageraho bose ku mpande enye z'igihugu, ndetse Nyiringabo Imana n'abari hanze yacyo n'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda hirya no hino. Ndakwingingira kugira ngo rero tuze kwakira umugisha muri iri sengesho, imitima ihindutse kandi myiza yo kuramya Uwiteka ize kubonekera rero mu kumvira ijambo ryawe. Urakoze Nyiringabo Imana, turagushimye rero ko ugiye kubana natwe. Amen. Bavandimwe, tugiye kwigana rero n'ubundi nk'ibisanzwe ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo Imana. Uyu munsi turaza kwifashisha Bibiliya yera. Turaza gusoma rero ijambo ry'Imana riri mu Ngoma za mbere. Turasoma ku mutwe wa 29, turava ku murongo wa 10 tugeze ku wa 13. Umutwe w'amagambo uravuga ngo isengesho rya Dawidi. Nicyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose, aravuga ati: Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Isirayeli, uhimbazwe iteka ryose. Uwiteka, gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro ni ibyawe, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, wishyizwe hejuru ng'usumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nuko rero Mana yacu, turagushima dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro. Mwakire neza ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo Imana. Amen. Bavandimwe, nagira ngo tuganire kuri iri jambo. Iri ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo isengesho rya Dawidi. Mu by'ukuri isengesho ry'umukristo wa nyawe ntirigomba kuburamo kuramya Imana, guhimbaza Imana, gushima Imana. Bimwe rero mu bibazo dukunda guhura nabyo mu gusenga, ntabwo turamya Imana uko bikwiye. Inshuro nyinshi hari igihe twikubita imbere y'Imana bitewe n'ibibazo dufite, bitewe n'agahinda dufite, tugahita dutangira kujyanisha n'irari ryacu. Gushima Imana bibe umuco w'abakristo, bibe umuco wo kumenya ngo n'ahandi
n'aho ngeze ni Imana ihangejeje, bigatuma rero Uwiteka Nyiringabo Imana yishimira n'ibitambo. Iyo wagize rero umutima uramya Imana, niwo uhesha byose, niwo utuma Uwiteka avuga ati kunshimiye aho ngejeje nkora, nanjye ndakuzuriza n'ibisigaye. Gushimira imbere y'iteraniro ryose. Mu by'ukuri hari abantu basaba Imana mu buryo bumwe, bakayisaba icyo gukora, bakayisaba akazi, bakayisaba byose uko tugenda tubisaba, bagasaba urubyaro, ariko nyuma yabyo abantu bakibagirwa kuza gushimira Uwiteka imirimo yabakoreye. Hanyuma rero tubonye ko Dawidi n'ubundi ni umukurambere mwiza mu byerekeranye n'iyobokamana, atwigisha gusenga kuko Uwiteka avuga ngo mbonye umuntu ufite umutima nishimira. Dawidi rero yabayeho yubaha Imana, ashima Imana, kandi imikorere ye igashimwa n'Uwiteka. Natwe rero dufite byinshi twashimira Imana, kubera ko mu mutima uramya Imana habonekeramo byinshi. Umutima uramya Imana habonekeramo urubyaro. Umutima uramya Imana habonekeramo akazi. Umutima uramya Imana habonekeramo byinshi, habonekeramo ibisubizo byinshi. Umutima rero uramya Imana ni umutima uba uteye ute? Umutima uramya Imana ni umutima uzira icyasha imbere y'Imana. Ni wa mutima utibitsemo urwango wanga mugenzi wawe, wa mutima utibitsemo amakimbirane, wa mutima utibitsemo ishyari, wa mutima utibitsemo urwango, wa mutima utibitsemo kuroga, wa mutima utarimo ibigirwamana ngo ugira ikibazo ngo wihutire kujya mu bapfumu. Ni wa mutima utarimo kamere y'ubusambanyi, nk'uko rero babitubwira mu Bagalatiya ibice 5. Imirimo ya kamere ntabwo igomba kugirirwa, ntabwo imirimo ya kamere igomba kugirwa n'uwizera Imana. Icyo gihe rero iyo wamaze kwikiranura n'Imana ukaza imbere y'Uwiteka ukamuramya, nawe umugiriraho umugisha. Ikindi kandi iyo umutima utageze ku rwego rwo kuramya Imana, ni hahandi nyine usanga umutima uhorana impagarara, nk'uko nyine bigaragara mu Bagalatiya ibice 5. Bishatse kuvuga ko rero tugomba kwiga gukiranukira Imana, ariko rero uburyo bwo kuramya buradufasha cyane. Haleluya, haleluya. Mana ikomeze itugirire neza. Nk'uko rero n'ubundi bigaragara mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 15, haragira hati tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu Kristo, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Amen. Bivuga ngo gushimira Imana bigomba kujyana n'ibikorwa byiza, bigomba kujyana no kwera imbuto, bigomba kujyana no kubyatura n'akanwa. Havuga ngo Uwiteka ndagushimiye imbere y'iteraniro, nk'uko Dawidi twabibonye abivuga. Natwe rero mu migirire yacu tukarangwa n'urukundo, tukarangwa no kubaha, tukarangwa no gufasha, tukarangwa mbese na za mbuto z'umwuka, nk'uko n'ubundi nazo zigaragara mu Bagalatiya 5. Urukundo ntibimeze bityo n'ubundi nta mategeko abihana. Hanyuma rero tujye dukomeza duhimbarisha Imana ibyo dukora, ibyo tuvuga. Umubiri Imana yaguhaye ubuhimbarisha Uwiteka. Niba ari icyubahiro ugihimbarisha Uwiteka, niba ari ubutunzi ubuhimbarisha Uwiteka. Ibyo ngo binezeza Imana, bigatuma nayo ikubona nk'inkoramutima yayo. Kandi Imana iyo yamaze kukubona nk'inkoramutima, nayo iguha ibifatika, iguha ibishyitse, igukorera ibishyitse, igukorera ibifatika. Haleluya. Guhimbaza Uwiteka bihesha icyubahiro, bihesha ubutunzi, bihesha igikundiro. Turebye muri Zaburi ya 29 umurongo wa 1, hanyuma haranditse ngo Zaburi ya Dawidi, mwaturire Uwiteka mwabana b'Imana mwe, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Kabiri akavuga ngo mwaturire Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro, musenge Uwiteka mwambaye ibyera.
haleluya, haleluya. Turashimiyera, turashimiye yo mu ijuru igitubwira uko twitwara, igidukangurira uburyo bwo gusengamo. Urumva hano bavuga ngo twaturiwe Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro, ibyo dufite byose ari ubigena, kuba ufite ababyeyi ari ubigena, uko uri kose ushimira Uwiteka ngo nabyo bizagukurira imigisha, ntabwo bikurura umuvumo. Haleluya, haleluya. Turashimiye yo mu ijuru yabashije kutugirira neza. Imitima yacu rero ijya ibashishwa kwatura Uwiteka kwakomeye, natwe tukabigirira umugisha wo gusingiza Uwiteka bitanga umugisha. Turashima Nyiringabo, we ushaka ko tumwegera birushijeho. Kumwaturira ko akomeye rero ni iby'agaciro. Mu kuva Imana yabwiye Mose ngo ndi Uwiteka, ndi Uhoraho, ndi Imana y'abasogokuruza. Kubera iki uyu munsi rero kubyatura bidutera isoni? Ntabwo byagakwiye kudutera isoni, ahubwo byagakwiye kutubera intwaro ituma tubasha kunesha. Kuko buriya ngo umwanzi iyo yumva turamya Imana cyane biramubabaza, bigatuma tugabaho ibitero. Ariko ibyo bitero Uwiteka nawe aravuga ngo mwambaze izina ryanjye nzabatabara. Umutima uramya Imana, umutima w'igikundiro imbere y'Imana, tugomba kubifatiraho urugero, bikatubera inzira nziza yo gusabana n'Imana. Birashoboka ko rero hari ibyo wumvise bitagenda neza uyu munsi bituma utaramya Imana. Hari ibintu byinshi mu mitima yacu bituma tutaramya Uwiteka. Ndabaha ingero nkeya z'ibintu bidashobora gutuma uramya Imana, bidashobora gutuma utunga umutima uramya Imana. Ikintu cya mbere ndaza guhera ku bintu bisa n'ibyoroheje abantu dukora, kandi ibyo bintu tukabikora tutazi ingaruka zabyo n'uburyo byica umubano wacu n'Imana. Ikintu cya mbere ngiye kuvugaho, ndavuga kuri betingi. Betingi ni umukino w'amahirwe ukorwa n'abantu benshi b'ingeri zose, ariko abo bantu iyo bari gukora ibyo bintu, tuvuge ko wabetinze ibihumbi 10, ibyo bihumbi 10 tuvuge ko wari ubirimo umuntu, kandi ufite n'ikibazo wenda mu rugo, wenda abantu baba mu rugo barashonje, ariko urabibetinze barabiriye, bamaze kuyakurya nyir'amafaranga aje kukwishyuza, hanyuma kandi no mu rugo barakubaza ibyo kurya. Ubwo urumva umutima wawe n'ubwenge bwawe byamaze kuba disiterese, ntabwo bikiri sitebo. Kandi kimwe mu bintu Satani abanza kudukorera ni ukuducaho neca Imana yaturemanye. Umuntu karemano Imana yaremye akabanza akamera nk'umukuyeho, ubundi Imana yaremye umuntu atekanye. Iyo hajemo rero izo disturbance, iyo hajemo kubura amahoro, uwo mutima ntabwo waramye Imana ngo bikunde. Betingi rero ni umuzi w'icyaha ukomeye, kuko ubasha kukujyana mu buryo butandukanye. Urugero, nk'umuntu ukora betingi wagiriwe amahirwe n'ayo mafaranga ukayarya, tuvuge uje ibihumbi 10, uriye ibindi 10 bibaye 20, abenshi ni uguhita yirukira mu kabari kunywa inzoga n'ubusinzi. Icyo ni ikintu cya kabiri gisenya umubano wacu n'Imana, bigatuma rero umutima uhimbaza Imana uducika. Drinking cyangwa se drunkenness, iyo wamaze kunywa rero inzoga nazo twibuke ko ni ibisindisha, kandi ibyo bitujyana muri status cyangwa se bitujyana kuba tumeze uko Imana itadushaka, uko Imana itaturemye. Ibyo rero nabyo bituma imitima yacu n'ubwenge bwacu biba bisigaye bikontororwa n'undi mwuka atari umwuka w'Imana, kubera ko twamaze guta kontorora Imana yaturemanye, twamaze guta karemano y'Imana. Iyo twasinze tuba twataye karemano y'Imana. Kandi twibuke ko rimwe mu mategeko akomeye y'Imana biravuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Ikindi cya gatatu ndi buvugeho uyu munsi, nubwo ari byinshi nzakomeza kugenda mbisobanura, harimo ikintu bita trading in cryptocurrencies.
Trading in cryptocurrencies ni uburyo bwo gucuruza amafaranga ariko koranabuhanga. Uburyo bwo gucuruza rero amafaranga koranabuhanga nabwo bushobora guteza igihombo. Guteza igihombo ndabisobanura muri ubu buryo. Ndatanga urugero ku ifaranga koranabuhanga rizwi cyane Bitcoin. Tuvuge uguze Bitcoin iri kugura wenda ntanga urugero ibihumbi 80 by'amadolari, hanyuma umaze kuyigura iramanutse igeze mu bihumbi 60 by'amadolari. Tuvuge ko washoyeho miliyoni 2, izo miliyoni 2 z'amanyarwanda ziragabanutse zigeze ku bihumbi wenda miliyoni 1. Birashoboka cyane naho muri cryptocurrency. Ubwo urumva umuntu uhombye miliyoni mu gihe cy'akanya gato ashobora guta control, agatangira kugira emotional distress, agatangira kugira ihungabana mu marangamutima. Kandi burya amarangamutima y'umuntu yamaze kuba disturbed niho satani ahera akwinjirira. Kugira ngo urikavaringe ya mafaranga ushobora kuba warya ruswa, ushobora kuba warya ibyari bigenewe imfubyi, ushobora kuba warenganya mbese abantu. Ibyo rero bikaba byatuma nabwo umutima wawe kubera ko uhangayitse utabasha gusabana n'Imana. Icya kane ni buvuge gukora ibintu tudafite uburenganzira bw'Imana. Gukora ikintu tudafite uburenganzira bw'Imana, tutabajije Imana ngo ese Mana ko ndi gutegura urugendo, ko ngiye gutangira ubucuruzi, ko ngiye gukorera aha n'aha, ese mbikore? Buriya kubaza Imana ko ngiye gukora iki kintu ngikore. Buriya iyo umujyanama mukuru ari we Mana, iyo atari mu bintu byawe ntabwo bigenda neza. Iyo bitagenze neza urahangayika. Iyo uhangayitse bigenda gute? Kubera ko uba utagifite ya nature, wa mutima ufite amahoro ava ku Mana, nibwo ushobora kujya gusenga ukumva isengesho ntabwo ryarenze ahantu. Kugira ngo rero tugire umutima uramya Imana hari ibintu byinshi tugomba kureka. Ukiga kubaza Imana, ugatangira ukabaza Imana muri plani zawe, ukavuga ngo ese mbikore, yaguha go ahead ukabikora. Ibyo nabyo birafasha. Icyanyuma wenda n'ibindi zagenda bigarukaho mu gihe gitaha. Icyanyuma nakwita nk'ari nacyo cya mbere gikuriye ibindi wenda ntasoza ntavuze, umutima ucumura cyangwa se umutima ukora ibyaha. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuye kwiba, iyo umuntu avuye gusambana, icyo gihe uwo mutima we niyo yajya imbere y'Imana gute, biba bigoye ko yaramya Imana, kubera ko nawe ubwe aba yifitemo umucamanza. Iyo wifitemo umucamanza rero bituma umutima wawe utaramya Imana uko bikwiye. Inama rero nsoza, egera Uwiteka umubwire ngo ngiye nacumuye, ngiye mfite ibintu byambase, trading yarambase, akayoga karambase, betting yarambase, najyaga nkora ibintu ntakwinjije mu migambi yanjye. Uyu munsi nanjye umbohore, mbashe kugira wa mutima wishimira, wa mutima ukuramya, nanjye nkugirire umugisha. Mana itugirire neza. Birashoboka ko rero muri ibi bintu byose wumvise, birashoboka ko hari kimwe ukoramo, cyangwa hari icyo wendaga gukora, cyangwa uzi inshuti yawe bikora. Ndakubwiza ukuri ko uramutse ukora ibi bintu ntuhindukirire umusaraba, nk'uko umuririmbyi wa 251 avuga ngo inyuma y'umusaraba hariyo umworera n'umwobo w'ikuzimu ngo wakamo umuriro, ariko imbere yawo ngo hari umusaraba ubambwe nk'amaboko ngo kugira ngo untabare ntagwa muri urwo rwobo. Uyu munsi rero Kristo nuhagaze aho hantu, nukidukingiye ikibaba, wenda birashoboka ko ubu butumwa rwe bwari butegereje kugira ngo uyu munsi nawe ureke kurenga umusaraba, urangamira umusaraba, ureke kugwa muri uwo mworera. Uko ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya igice cya mbere ngo abatihana, abadahindukira ngo basabe imbabazi, ngo inkota izabarya, ariko abemera kwihana bakagendana n'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo ngo bazarya ibyiza byo mu gihugu. Haleluya, haleluya. Ibyo ngibyo Imana ibishimirwe kandi ihimbazwe. Reka rero nk'uko twari turi
mu nsanganyamatsiko ivuga ngo tugire umutima wo kuramya Imana, tugire umutima uhimbaza Imana, ngo kuko bifasha mu gusenga kwacu, bigatuma Imana itubona inkoramutima zayo. Reka rero uzamure ikiganza uyu munsi mu mutima wawe, zamura ibendera uvuge ngo nanjye hari ibyo ndetse ibyo kwirirwa njya kwishushanya imbere y'Imana ndabiretse, ubu ngubu nanjye ngiye kuba inkoramutima y'Imana, nanjye njya imbere yayo njye kuyitetera imbere y'umubyeyi atambonaho icyasha. Reka rero dusengane Imana uyu munsi, wizerere muri iri sengesho, wizerere muri ubu butumwa Imana yampaye ngo nkugezeho, nawe ahari wagirirwa ubuntu. Uwiteka Nyiringabo Imana, turagushima kuri Imana ikomeye, Imana yo kwiringirwa, imbabazi zituruka iwawe, ubuntu buturuka iwawe, urukundo ruturuka iwawe. Rwa rundi rwatumye utanga Kristo ngo aze atwitangire ku musaraba, maze nawe akaza akatubera intwari. Turabimushimira cyane ko yabambwe ku musaraba, ari kubambwaho umugome akemera akawujyaho, akamena amaraso ye kugira ngo ducungurwe, kugira ngo dukizwe. Nta bindi bitambo rero bikiducungura, bikidukiza ibyaha. Haleluya! Amaraso ya Yesu Kristo niyo yaducunguye, niyo yatwuhagira ibyaha byose twakoze, tugahinduka ibyaremwe bishya. Kristo wera, ndagushima rero, wicaye iburyo bw'Imana Data. Dore tuje munsi y'umusaraba, abasore baje munsi y'umusaraba, abakobwa baje munsi y'umusaraba, abagabo baje munsi y'umusaraba, ababyeyi baje munsi y'umusaraba. Ni ukuri ijambo ryawe rimaze kubahugura, bamaze gutsindwa, bemeye kuza Mwami ngo bagirire ibambe. Kandi nibutse amagambo yawe wabwiye igisambo ku musaraba ngo kuko gitinyutse gusaba imbabazi ngo murabana muri paradizo. Yesu Kristo, nongeye nibutse amagambo yawe ubwo wari mu misozi y'Ikafarinawumu, wabwiye umugore w'umusambanyi ngo ugende amahoro, ibyaha byawe urabibabariwe. None rero Kristo wera, nibutse n'andi magambo wavuze Mwami uri ku musaraba, wasengeye abishi bawe, uravuga ngo Data ubabarire kuko batazi ibyo bakora. None rero Kristo, wari umaze kubireba, ubona Satani yabatwaje igitugu. None uyu munsi Nyiringabo, natwe turisuzumye, dusanze Satani yaradutwaje igitugu. Buri wese Mwami azambuye ibendera mu mutima, arashaka kukugarukira, ubabambira amahema, ubatabare Mwami, ubabarire ibyaha, kubisubiramo birangire. Haleluya! Ndakwingingira kugira ngo umanure umuriro wawe Nyiringabo Imana, usane ibicaniro, utwike bayari mu mitima, utwike abadayimoni b'ibisambanyi, utwike abadayimoni bajyana mu rusimbi rwa betingi, mu izina rya Yesu Kristo. Batura abantu mu businzi, batura abantu mu kurya ruswa, kugira ngo batunge imitima ikuramya. Kristo mwiza urakoze, urakoze Nyiringabo Imana. Wehereze marayika Mikayire, rwanyi mukuru wo mu ijuru, asenye Yeriko ku buzima bw'aba bantu Mwami bateze amatwi isengesho. Urakoze Nyiringabo Imana, dushimye imbabazi zawe, dushimye kumva no gutabara kwawe. Izina ryawe rishyirwe hejuru, wakoraga ikibi ntagisubiremo ukundi, maze Mwami Nyiringabo najya kuza imbere, ajya abona umwishimiye, tangira agira amahoro mu mutima. Urakoze Kristo, izina ryawe rishyirwe hejuru.